icyo gihe rero byamaje kugera gutyo banjana ku muriro. Aravuga icyo gihe twararanye abantu 1001, aravuga ngo ushaka kunkorera abikora ashizemo umwe, ushaka kunkorera ankorera bikunze. Aravuga ati paradizo yacu ni iriya mureba, iryo juru ryo ntago turizi. Arapfukama, apfukamisha kano kaguru, kano karahagarara, arasenga agera ku bitagu cyo kuma amashi, no kuvugira guki kiganza cyo kuma amashi kwabo. Nanjye njyaho umwami w'abami zagukora uko bizagenda kose. Nanjye ndarangiza ngera gutya, igituro kigabamo kabiri, gihita gikinguka nkuko wakinga urugi, kongera kikikinga, aje imbere ndashugushira. Icyo gihe rero byamaje kugera gutyo banjana ku muriro. Aravuga icyo gihe twararanye abantu 1001, aravuga ngo ushaka kunkorera abikora ashizemo umwe, ushaka kunkorera ankorera bikunze. Aravuga ati paradizo yacu ni iriya mureba, iryo juru ryo ntago turizi. Nshuti bakunzi ba Yacu TV, nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze cyane. Murabibona ko twazamutse imisozi miremire hano kabisa, ubona ko atari imbaraga z'Imana ntago wahigeza. Mbaha ikaze rero aho waba uherereye hose, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, aba diaspora bari muri za Amerika, Aziya, abantu bari i Burayi, turabizi ko mudukunda kandi ko mutureba. Turabakira rero kandi tubaha ikaze. Tugiye kwinjira mu buhamya bukomeye cyane cyane. Ndagira ngo rero ube maso, utege amatwi, ntugire ikintu na kimwe kigucika. Mbere na mbere ariko reka maze nakire umutumirwa. Mwaha ikaze mukozi w'Imana. Murakoze. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Mundabaje Daniel. Ndi umugabo w'umugore umwe, turabamereye ntabwo twe twabyaraho, kandi natwe turabashimiye ko mwadusuye. Twabahaye ikaze no kwitanga kwa Imana ibaha umugisha. Ngoroba nk'uyu nguyu w'umugisha w'umunezero, natwe turanezerewe. Dusengera Imana dutangire. Uwiteka Mana yacu, ubereye mwiza wagutegereje bose, abo ntibazakorwa n'isoni, abo ntibazakorwa n'ikimwaro. Uravuze ngo ibyo bazakora byose bizababera byiza. Gushimiye kubwo umuhungu wawe yageze muri aka gace, kagera muri uyu mudugudu wa Kamwumba, kagera data wa twese kuri uyu musozi, umuha umugisha utagabanyije, kandi reka intambwe z'ibirenge byo zikomeze. Muha ubwenge, muhe kumenya, muhe gusobanukirwa, ndetse arusheho kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ijambo rye ryaratubwiye ngo kuko wakunze abari mu isi byatubitanga umwana w'ikinege, umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Tugushimye rero, udufashe, tugirire neza mu kiganiro tugiye kugirana, kandi buri munyarwanda wese n'abari hanze y'igihugu bose ubashe kubakomeza kandi ubashe kubatera imbaraga kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze ko tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amena. Imana iguhe umugisha, uradusengeye unatwifurije imigisha. Nawe Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze, murakoze. Hano hantu turi hitwa gute? Ahantu turi uno mudugudu bagwita Kamwumba, umurenge ni Kivuruga, akagari ni Gasiza. 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 Nshuti rero za Yacu TV, tukaba turi mu Gasiza, aho tugiye kumva ubuhamya bw'umuvandimwe ufite ubuhamya bukomeye, ukuntu yagiye ikuzimu akamara igihe kinini cyane, ariko agiye kubyivugira. Katuguha ikaze. Ubundi wavukiye hehe, ukura ari gute, byagenze gute? Ubundi mvukira mu mudugudu wa Nyarubande, mu kagari ka Rwebeya, mu murenge wa Cuve. Cuve ubwo ni mu kahe karere? Nta ka Musanze,
hirya Kamuhoza mu mujyi. Wavukiye mu mujyi wa Musanze, uri umunyamujyi. Ubwo rero niho navukiye, niho ku ivuko. Niho wize n'amashuri? Oya, nta nubwo nageze no mu wa mbere. Reka da, byagenze bite? Kutiga byatewe n'umubyeyi, ntabwo yemeye ko niga. Yazanye n'ibintu byo kuvuga ngo ntabwo nduwe, birinda kurangira ntize. Kuki yakwangaga se? Aravuga ngo mubona avukanye ngo ntabwo nduwe, kurinda gukura kwanje, kumenya kugira ubwenge, tenda kuba umuntu mukuru, atanyitaho mbana na umubyara nyogokuru wawe, atanyemera, biba bigenze uko nyine. Urabizi nakuze meze nk'inzererezi, ndara hanze, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Wakuze utagira ahantu uba. Yewe komera cyane. Nawe turakomeye. Dore wabaye n'umugabo, byarangiye ubaye umugabo. Nuko ubana na kaka rero, ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwari bumeze nabi, kuko ariko bwari bumeze nabi, ntabwo bwigeze bumbera bwiza, kuko nawe na sogokuru bageraga nyuma bakandwanya nabo, nkiruka nkaza ndara mu mishingirizo aho yegetse ino shingira ibishyimbo gutyo mu bihuru. Ariko uretse ko nifite n'ikibazo cy'amaso, buriya ntabwo narebaga. Amaso ubwo waratewe n'iki? Ni uburwayi ngo narayavukanye, naranyenyezaga, ubu ntabwo naramburaga. Ubu ntangiye kurambura kubera Imana. Kubera Imana? Kubera Imana. Ubwo rero turakomeje. Ubiza kugenda gute kugira ngo uve kwa kaka ugere aho ngaho, ujye muri gahunda zose wagiye unyuramo, ugere n'aho ujya hari hasi abantu bose tutazi dutinya? Ko byageze nyuma, nakoraga umwuga wo gukanika imodoka, ariko nabwo ntabwo narebaga ko ari kunyenyeza, byari gushaka imibereho. Bigeze nyuma rero ndakanika, bigeze nyuma amaso gaza gupfa nka burundu urebye, kuko ntabwo narebaga ngo iri ni 100 nangwa iri 1000. Bigeze nyuma ngomba ko nsubira mu rugo. Nsubiye mu rugo kora papa yari umwedeteri na mama, bagenda babwira ikibazo mfite, baratureka tugurisha isambu. Bakorera mu Buganda, baravuga ngo bakoramo bakayoza. Mfite sogokuru bari baragiyeyo. Bigeze nyuma ngeze barumvikana nyine, umugabo n'umugore, wumva ko ariko papa amaze kubona amafaranga, aravuga ngo umwana yabyaye ntabwo nzi, ndareka abandi baririmbyi baririmbanaga muri edeteri mu rugo nk'umugoroba, na ba masenge na mama hariya. Barangije ndavuga nti icyo nabahamagariye ni kugira papa arabona ikibazo cy'amaso mfite. Hari ijambo yakoresheje, nanjye ndagira ngo namwe muryumve, ejo ni mumbona mu muryango ntimuzagireho ikibazo meze nk'uri kwangiza. Ubwo mba ndavuze ntiyanze ari kuvuga ngo ntabwo ndi mwana we, mumfashe nk'abantu namwe musenga. Arangije arahakana, avuga ngo mu bana nabyaye ntabwo urimo. Muri iryo koraniro ry'abantu benshi, twe turi benshi mu rugo, na mama na masenge n'abandi basenganaga b'abagabo. Arakwihakana, aravuga ati mu bana nabyaye nongere mbivuge ntago urimo. Mama akabivugaho iki? We yararebaga gusa, yararize, nta kindi yari kongeraho. Ubwo bigeze nyuma ndasezera, mva mu rugo ndataha ku mugoroba. Ubwo se mwari muri abana bangahe? Twe turi abana 7. 7? Ari wowe wenyine? Ari je mfura urimo. Ni wowe wari mukuru? Ni je mfura. Papa akakwanga? Akanyanga. Ntabwo abandi bose n'abanyabigango, ubwo ninje avutsemo nyine. Wewe wari mutoya cyane? Naje nari mutoya, ntabwo ndi ntabwo nafite ibigango nk'ibyo. Okay. Yabaga afite ibigango? Abandi bose ari ibisore, bose basa nawe. Aravuga ati ntabwo muri mu bana banjye ntabwo arimo. Ntabwo nabyara umuntu. Ete umuntu nk'uyu ntabwo arimo. Yewe data we. Ubwo nubwo bigeze aho sinzi urugo nagiyeho gato kundi nka data wacu kwa sogokuru wo hirya. Ubwo naho mbayo mareyo nk'igice cy'umwaka. Bigeze nyuma mama baraye, hari umuntu wamurangiye ko ntabwo nanyiva mu nzu, nza gutaka cyane. Ageze nyuma abantu mu gitondo aravuga ngo nzaze anjane ku bitaro. Tugenda aho hirya mu Cubi hakurya
dusanga ari umugore uvurisha ibiti bya kinyarwanda. Icyo gihe yamvuye nk'amezi nk'abiri, ubundi ntangira kureba kure, ndetse ikibazo bitangiye kuvayo gutyo. Ubwo nibwo byageze nyuma mba nsubiye mu mujyi gukanika, kuko twakoraga ari ku Rumuri. Bw'icyo gihe hari tariki ya mbere kugira ngo iya 2000, ubwo nibwo nagiye. Hari umuhungu twakoranaga nsanga yambaye neza, twaravugiye hano ngo ngo nantanga gukira nzamukiza, nawe nantanga zankiza. Bigeze nyuma mbona ni umusore mwiza afite favore, inkweto ntandi n'inzara nifitiye. Nuko tugeze aho rwari gucisha ngo censi, sinari nzi ibyo ari byo, ndi umuvubuka nyine, naho urumva umuntu ubaye yo hirya. Aravuga ati tipu umeze ute? Nimeze wapi, ubuzima bwaranze, mfite inzara. Kuko umuntu ufite imodoka ntabwo wamubwira ngo ibiki n'ibiki, ariko ngo mfite inzara. Aravuga ati mfite inzara, icyankuyemo ni amafaranga yakuyemo. Kuko yakuye mbona ni ibanda, arakoze anambonera amadolari akoze ku mufuka, mbona n'amafaranga ntinabonaho. Bituma noneho nje muri nje numva mfite ishaka ryo gushaka. Uyu muntu ko yari umuswa mu bintu byinshi, we yakiza ati. Noneho nshaka kumaza menshi, aravuga ati stop, nta magambo ushaka. Kubera abiyo hirya ntabwo akunda kuvuga amagambo, avuga 3 2 ubundi akigendera. Mbona akuyemo abampaye inoti y'1,000, njya muri resitora yari ihari, bampa agasahani ka mbere ndamira wapi, aka kabiri ndamira wapi, aka gatatu nakundaga azanumva ntabwo ndi gushyira, nsaba amazi. Ngiye gusaba amazi barayampa, nsigaza 100 bangarurira, ntanga 100 njya muri filime. Njya kureba filime. Mpita ndeba filime 3 kugira ngo amasaha yampaye gaze gari kugera. Ubwo nibwo byageze. Yari yakubwiye ngo zambye ngo saa 12 ansanga aho ngaho. Gusa aha nsanga. Urumva zarangiye saa 11, iya gatatu niyo yarangiye. Ndasohoka ndamutegereza, saa 12 araza ati censi, nanjye nshiraho. Ubwo nanjye nabaye umukobwa, ariko ntazi ibyo nkora ibyari. Ubwo atinjira mu modoka, twinjira mu vatiri. Turagenda igenda buhoro buhoro, turagenda muri Muhabura, mu Kirunga. muri Muhabura hariya iriya hoteli hari hano hoteli ya hoteli hari ameze nk'ari ku karere. Turagenda, naje kugenda turanywa iki, ndanywa byeri, kubera nyine kera nigeze kuganda nywaho nyine nyikwira amafaranga, nubwo ntako nageraga cyane. Ndanywa ndangira ndavuga nti shaka Guinness, abari nawe ati baguhe, kuko tumeje kubana nka saa 2. Ubwo amaye Guinness ndanywa, ndangira ndavuga ariko afata akantu kameze nk'umumbati avunguriramo, arangiza aracundirabira. Ubwo ni imiti kugira ngo ubwenge buyobe. Ni censi mwana ati kiri gute, ni kiri poa. Ubwo abo yarakwakura abazima banshiramo kugira ngo njyewe bashi kugira ngo banyuze ntagira ubwenge bwo kuvuga ngo ndataha, kandi gutaha ntabwo byari birimo. Bitewe nuko ariko igisiga ubwo yarimo ati bazanye, nta gupfa natebwe gukora. Abazima bamaje kunyinjiramo, barazanaga byose ngashyirayo nkamera. Abo numva nyine baje kuba saa 3:40 ati tugenda. Ubwo aramfata tunyura mu Kizungu, hano hari urwibutso, turamanuka tugera ku ibagiro. Turamanuka tugeze hafi, twakatse kuri imbere hari igiti cya Nyamagumba ari hakurya aho. Turagenda, ubwo nukuvuga ngo saa 4 zuzuye ugomba kuba muhageze. Ubwo nyine twagendaga, ubwo ndivuga nti ubu nabo kubitira zero, ariko ndi kubya kubera twiganaga karate nyine akabwanyuma. Ubwo no ntangira kwicanga mu muhanda ati si wacu, ubyo ntabwo ari byo turimo ko raraza umurimo ariho na misiyo. Ubwo nanjye ndi kumangamanga nazi byari. Twaragiye tugeze kuri iryo rimbi, tumera twacemo umuhanda, ntitwaje mu gice cagutya tuza mu nk'icyaruguru. Arapfukama, apfukamisha kano kaguru, kano karahagarara, arasenga aragira ku bitagu cyo kuma amashini, kugira ngo iki kiganza ariko kuma amashi kwabo. Nanjye njyaho, umwami w'abami nzagukora uko bizagenda kose. Nanjye ndarangiza ngira gutya, igituro kigabamo 2 gihita gikinguka, nkuko wakinga urugi.
kikongera kikikinga, aje imbere ndashogoshera ubireba. mbireba n'amaso. Turagenda kuko twahagiye iminsi 2, wa gatatu niho twageze muri ubwo mujyi. Tugezeyo dusanga amamodoka menshi, hariyo abantu nakanga, hariyo abazungu, hariyo abarabu, bose bariyo, kuko imijyi yaho ni imijyi y'imburamumaro, umujyi w'akababaro, baba bari kwakura nk'uko muri gare bakura ngo urajahe gutyo gutyo, niko nabo baba bameze. Ubwo tugera ahantu mu kibuga nk'abanyeshuri bari gukina benshi cyane, ubwo uriko uhitagwe ntabwo bamere kugira ngo umwe aba afite nk'intambwe nk'ibiri gutyo, haba ari intera ndende hagati yawe kugira ngo utamubaza. Ubwo none se uravuze ngo abana bari gukina bameze nk'abanyeshuri, haba habona ari ku manywa nk'uko tubona izuba hano gutya tukabona hakeye? ntabwo hacanye haguca, uretse haba hameze nka saa 12 na saa, mbese urabona iyo imvura igiye kugwa hakaza nk'ikintu cy'igicu cy'ikibundi, butije budahumanye, mbese ari nko mu rugero gutyo, niko naho haba hameze. Ariko kubera y'amaso amaze gufata kirima, wongera ukareba neza. Ubwo turagenda nyine tugeze aho hantu, urwaza bati Pipe, ubwo bakura uwo muhungu nyine, maje kumwakura aritaba. Ubwo turakomeza turagenda, ubwo nibwo twinjiye mu kigo. Ubwo nyine asuhuza abantu yari asanze, arangije kubasuhuza, ubwo baravuga ngo bagira gutya ikiganza ugahita uhagarara iyo uri wenyine. Rero hari umushinga kugira gutya ikiganza uhagarara, wundi arinjira. Ubwo sinzi ibyo yari agiye kuvugana nabo, bahita bamfata banjana mu kazu. Ubwo hari ahantu bagushira bakamanza gutera inkoni nk'3 bakagukubita, kugira ngo bumve ko nta Yesu uri buvuge. Nari nsanzwe kubera Yesu bite n'ibyo papa yankoreye, Yesu ntago namwumvaga bitewe n'ibintu yakoraga, numva ntago bijanye n'ibyo Yesu bamuvugaho. Ubwo bankubita inkoni 3 ndashinyiriza, ariko kuba ntacyo byari bimbwiye ndicecekera. Bakaza baraza bakagufurigita igitoki nka hano mu mutwe, ugacece ukarebesha amaso. Bageze nyuma baravuga ati mwe mumurikiye aho, wawundi agenda nk'iyo hirya. Hamaze akanya, hamaze nk'iminota nk'5, haba haje umuntu wo kumpima, wo kunshira ku muriro. Hari agatebe bafite kameze nk'agasonga bugari bakwicazaho karimo umuriro, ugakuramo imyenda yose, bo barangiza bakakwica, bagacaza kubyo umuriro guva hano kimwe no gukazamuka ukagera nka no mu bwonko, kugira ngo bumve ko utari buvuge, ko nango uravuga ngo Yesu ibiki n'ibiki, basanga wapi ntawe nzi. Ubwo numva hirya baravuze ngo umwana mumuzanye. Wese banjana mu nzu, bankuramo imyenda, banyambika ibindi byenda by'ibikarakara tsiri. Nyine na Yesenje hano wese bangaburira, babazanye litiro ya mbere y'amaraso ndanywa, bazana indi ndanywa, bazana n'indi nyama ntazi ubwoko bwayo ndarya, ko ntabwo bawitegeka. Bo bamaze akanya babaranterasifeye, banjana ahantu abantu benshi bari, mbona abantu bari kubakubita, ko namagaze nko hejuru bari nko hasi, bari kuvuga ngo Yesu, bati turamubereka. Kuko nje nta n'uwo narinzi, ibyo ntacyo byari bimbwiye. Burira, ubwo nukuvuga ngo bagusize n'ugomba kuguma mpaka, nta mpuhwe bagira. Bibaho ngaho ari nko mu gitondo mu rukerera, sinzana bagiye kunjana, haba habonetse umuntu wo gusenga, aratura. Kwatura byo byonyine ari mu mbaraga, arasenga. Inzu twumva bombe nk'iri iraturitse, twumva ibintu biri gukubita nk'iri, bahita bamenya ngo ninje ubiteye. Ubwo icyo gihe rero kubera harimo baba bari kugenda, abashinzwe gucunga nk'umutekano, wese baza baramfata, bamfata umukaba nka muno, bagenda bagufashe nk'agakwamo k'akafu bagafatamo hagati, bakagenda bagera nk'ira bakajajugunya, wagwira umutwe, wagwira ikintu biba bareba icyangombwa, niko bari gukura umucafu aho ngaho. Mbanguye nk'iriya, undi bwangaruza umugeri, nagenda negamira nk'ara ku gikuta. Ubwo umuntu yari ari gusenga ari hano, yari ari ku isi ariko gusengera ntabwo mbizi, menya ari imbaraga z'Imana zimubwiye ngo natsengere, ariko ntabwo azasengera uwo ari we.
babona ari mama wawe we. baravuga ati uyu muntu mwazanye mwamucaginze neza. Kora nta busobanuro kuko barahari abahestaye ibyuma, ubundi bahita bakoraho hakwaka umutuku bakamenya ko ari ikibazo cyavutse, hakwaka ubururu bakamenya ko ari ubutabazi uwo muntu yatse, ngo hari ibyuma bikuza bakagwestaraho kugira ngo barebe, bagaza kora bagasanga nta na kimwe, byose bikaka umutuku bikavuga ngo nta kintu apfana nabo mwese. Ubwo barangije bavuga ati mumukure hano. Ubwo nibwo bankuyeho banjana ahantu bari gusenga, ahantu basenga amasengesho, nkaza ndareba. Ari bahe basenga? Ari abikuzimu bari gusenga, ari abantu bagize baja gushaka ubutunzi, bagira bakavuga Yesu, none bagasenga kugira ngo abari mu isi bateye gusenga ngo babanye n'umwuka w'Imana, bahora arabatoromye. Kuko nukuvuga ngo umuntu aba yarasengeye nk'abantu nka 5 nka 200 kugira ngo bose batagaciro, ya Mana yabo ntizabumva akabateza ibibazo. Ndagenda ndicara, ndahagarara nditegereza, ko nta kintu uyu ugezemo nta kintu baba wemerewe kuvuga, nukurebesha gutya amaso. Ese yagira bagakubita icuma mukaja kurya no kunywa. Mukarya iki? Inyama zaho nyine urazumva, nta katari ibirayi n'ibishimbo se. Ikomereze. Ubwo nibwo twagiye turicara, barangije baravuga ati uwo mwana mwazanye muramuzi? Ati twacikinze dusanga nta kibazo afite, ntabwo uwo mwami yamumenye. Ariko nsubiye inyuma, ubundi kugira ngo bagufate biva mu gisekuru wavutsemo. Igisekuru nk'ubu nkatwe kubera ko igisekuru c'abacaba cyaraterekeraga, urumva cyo gifite nyabingi 100%. None je bakaba bari barantanze ko nzaba naje nkatsimbura nka sogokuru abikirwamana cyo mu muryango, kuko nibyo bakurikirana kugira ngo barebe mu dosiye niho bahera ubundi kugira bagufatishe, kuko baranyishe umubumba w'izingira uzahoraho. Noneho ubwo bagiye muri izo jenda zabo basanga ndi mumwe muri abo, kuko na mama ahavuka nabo nyine yaracuranga agaterekera. Urumva ni ukuvuga ngo byari bisekuru bibiri byose bihuje, biyoborwa n'umugabo umwe. Urumva rero, kandi kuko baravuze ati umwana wizavuka w'umuhungu w'umwuzukuru uzamudutambira. Ubwo urumva rero ninje waje kugira iki, abari nje uvuka. Mvuka rero ntagomba gukundwa n'umugabo, ntago byagombaga kwemera, kuko iyo byemera yari kungirira neza, ugasanga byantuza yararyanze, kuko bajye kumutamba umugabo wa mama biranga. We aba nk'umuntu bamera nk'abamuvumye baramuca. Urumva rero navutse rero umuhungu ugomba kumusimbura akaza mu cimbo iki, mu cimbo iki. Ubwo nagiye mu cimbo cye rero, ubwo bagiye basanga nta kibazo. Narica nshaka kuvuga uti ni iki, kuko iriyaho ibyo dukora ino bitandukanye n'ibiriri. Ukuntu bitandukanye, baradufashe. Ubwo nukuvuga ngo ubundi babaha udukuteri buri wese, bavuga ni umwe uri kuvuga mu rurimi ariko wumva mu rurimi wumva rwaho. Noneho gusubiza kwa gushira akaboko gutya hejuru kagatambika, ntabwo ugira nka ngutyo, kura agatambika ukagera nka ngutyo. Ubwo bakakubaza ukabaza, ubwo waba ngombwa bakagusubiza, batari ngombwa bakujana mu ihaniro. Ubwo barangije baravuga ati uyu mwana rero twabonye uyu nguyu agomba kuzadukorera 100%. Ubwo icyo gihe bakoranyije inama ku kanya kitaraganya, bazana umuntu ugomba gusinyaho mu mubiri no mu mwuka, ko ari ibintu bifatamo nka vidanje ukagira mu ncumi ikiganza ukazakimukubita no mu gituza. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo utatiriye niwe uza kugushaka, akaza agaragara ubundi akaza atagaragara. Ubwo ni ukuvuga ngo ntiyakindire ni ukumena umutima, ubundi agukubita ishoti nka muno wavuga nuragurutse ukagwa nk'iriya. Ubona ko ntabasobanukirwa ibyo ari byo, kereka rero uje kugira ute kubivuga. Ubwo nyine ndabikora, maze kubikora
biremera bampa amashyi, ubwo nabo ni gutya gutya bazabikora, bakagira nka gutya, ubwo ntabwo bagira gutya ngo byemere. kuki gutyo bitemera? Gutya aya mashyi ni ay'Imana, ariko bakavuga ko ari aya Yesu kuko bazira Yesu. Icyo bavuga Imana ko ari Imana ihoraho yo barayemera kuko igira imbabazi, ariko umuziro ni umuntu wita Yesu, wowe baramuzira pe 100%. Turangije rero ndasinya, urumva nahise nsinya, namusinye mu gituza nkubita no mu bitugu. Umuzi ni ikintu kiba kira kigomba kuzagushaka isaha ku isaha, noneho bagatondeka nk'ingabo nka 40 zizaba ziramufasha kugushaka waje hose. Ubwo twe turi aho turicara nyine, barabyina bashoboye, babyina nyine ibiririmbo utakumva ibyo ari byo. we ntibazumvaga, wabyumva se utabamenya ari ibiki. Si nka biriya abantu babyina ukabona umukobwa ari kuziza gutya nk'igisate cy'ikibuno gutya gusa uzi ukuntu baza babyita. Nuko tugeze nyuma ubwo batugaburiye turarya, turangije kurya aravuga ati noneho rero baba baravuze ati tumwite Muyaga, nabyo baba barabimbatije. Bati nta kundi, ubwo urumva ni uguhita ubyemera. ibyo bintu kandi bibaye umunsi umwe, uhita ubyemera, nta wamenya ngo bwije, ntiwamenya ngo burakeye. Bo bicaraga barakora amasaha yose, kuko no kuvuga ngo muhaguruka aho kuri iyo ntebe, ariko babohereje nko muri misiyo, kuva mu misiyo ukagenda gutyo, nibo babohereza. Icyo bavuze ati mumushire mu ishuri, ubwo nibwo banshyize mu ishuri tukaza turiga, ariko no kureba no kumva nta bintu bifite byo uretse ko bavuga bakuzanaho nk'icuma kigomba kugira icyo kigomba kubikumvisha, wabyanga utabyemera. Bo batangira kutwigisha insengero, ibyumba by'amasengesho igikorwamo. Rimwe bakazana nk'urusengero kuvuga ngo bakakwereka abantu bazaterana ku cyumweru, tugahita tubabona hazaba harimo 100, kuko nuvuga ngo urateranira wowe ubivuga utari wajayo, uti ku cyumweru nzaja gusenga, bagahita gutangira umuzimu ushaka gutuma utazajayo, kuko niko bakora. Ubwo buri wese ijambo ryamucitse rihita riza kurekara, byangiza akazaho n'ifoto ye. Bo niko bakora. Bo ntabwo bakora ibintu bavuga ngo wenda ngo uzaja oya, ariko kubera wa muntu yaje nko kuriganya, ubwo ni ukuvuga ngo ifoto ye ihita yikubitaho ako kanya n'icyo akoze, iyo abeshye ubwo umuzima aba murimo deregite. Iyo yishe ijisho umuzima aba yamugezemo, n'uwo muzimu we agahita avuga, bagahita bukura ibyo yavuze. Ubwo batwereka urusengero rumwe rurimo abantu nka 300, dusanga ni abantu nka 2 barimo basenga neza, ariko nabo abandi babakene badafite icyo nta jambo yagira. Mbese urebe nkuko se wari uhagarara mu muryango, si wawundi yashira agatoki hejuru avuga ngo uriya ni umutindi ni nyakwipfira, ntago yavuga, akarwana n'umwuka, bati ni abazimu bamurimo kandi afite ukuri. Dusanga bakwereka ati do uriye ntago azakubona, n'ubundi bakwereka n'intebe z'ubundi ugomba kwicaraho mu rusengero. Ubundi bihari baguha imyenda, baguha igitabo cy'indirimbo, Bibiliya, ikoti ryiza ry'umukara, karuvati, inkweto conga iri kureba hejuru, ubundi ukazaza umeze neza, ntibakwicaza inyuma rero. Ariko wa wundi wo mwuka akabibona, ariko abandi ntibabibona, akabyara ikibazo, akawujamo akamucecekesha, akamusobanura no hanze ngo afite abazimu, ariko n'abazimu afite. Abati dore ngaba bariya rero baraba bose, nta n'umwe uzakubona. Wowe uzagende mwitorero, uzagenda wicare, ntangiza kwicara uzatuzanira amakuru wabonyemo. Ubwo bakagwa n'umunsi ugomba kujayo, nawe tuvuga ngo nk'ubu ngubu abakucumwe rero bazasenga, ukazaza nko kuwa 4. Ubwo ugomba kurara ku bantu baje gufata amafaranga irahepfo, baba bari aho baba barabakuretse de uriya n'uriya n'uriya, uzagenda ucumbikeyo. Tukwiyamye kugira ngo uzagereyo uzaje kujarajara, uzagumayo kugeza igihe mu gitondo uzakaraba ukaja mu rusengero.
uryayo urangije uja kuryama kugeza igihe bakaguha mbese kondisiyo. Ubwo ibyo byose tukabibona, ariko icyo abantu batazi kimwe cy'ingenzi, icyaha cyo gusambana ubu ni ryo sezerano ugirana nawe ridakuka, ariko ntibazi uburemere bwayo. Kandi icyaha cyo gusambana ubundi kiza ntabwo utari wo ubu ntabwo kubikora kwawe ntacyo biba bibamariye, ahubwo bija kuba warabikoze kare utangira gutereta, ubundi niho batangira kumenya abazimu bagiye gupangira bazaba umubare bashaka. Buriyo arageramo abazimu 200, ntago wakwemera gusambana batari buzu. Ubundi wenda wa 200 ni uza igikorwa kigakorwa. Iyo ugitangira gutereta, ubundi umuntu atangiye gutereta ni 10, 20, 30 abazimu kugira ngo wa wundi bazinjiramo kuzabamukuramo bizatwara igihe kirekire. Hari ikintu uvuze, nigeze kuganira n'umuntu aravuga ngo iyo uterese, tuvuge ngo iyo usambanye ushobora kuba utwaye abazimu b'undi muntu wo muri 2010, ngo kuko umuntu nimba yarasambanye n'umuntu 2010, uwo muntu wa 2010 agasambana n'undi muntu, n'uwo muntu agasambana, turi muri 2020, tuvuge ko ari uruhererekane rw'abantu 20 basambanye, ngo wowe ubu ngubu uyu munsi ushobora kuba utwaye abantu bo muri icyo gihe. Nibyo niko biba bimeze, kubera ubundi bafata abo muri famiye kuri sogokuru ubyara mama, bagafata kuri famiye sogokuru ubyara data. Noneho wowe ukazaza kugira ngo uzabashe kuba uhuza, none n'abundi akazafata aba bandi bo muri, nukuvuga ngo njyewe nsambanye n'umukobwa arampabi iwawe, nanjye ndamuhabi iwacu, ni ukugurana. Kuko niko niyo mpamvu gutereta habamazamo kwanga, kavuga oya Yesu nteye inda, hakamanzamo nko kurushana. Ariko suko biba bitazaba, niko manza kujya bakusanye za miryango n'izindi miryango none zizahurire mu bantu babiri. Ubwo ibyo bakabitwereka ukuntu bigenda no kubuzaba ubyihishemo. Ubwo nibwo rero none cyacaye kimajije kuba, nukuvuga ngo ubugirana isezerano bugize ibihango bitatu. Kuko nukuvuga ngo shitani ubu mwimitse mu mutima wawe wose uvuze kutazamuvaho, ubwo iyo riba rindahira iyo umaje gusambana. Kandi ukumva ko ikintu cyose kizaba hazaba no kizakurikiraho n'ikiguzi, uzaza ni umugomba kuzaja mu biciro. Ikindi watwara inda ukica, 3 bikaba biruzuye, ubundi ukaba ubaye uwe. Ariko iyo umaje kuba uwe, ko nta wundi musaruro ahita guterera akakujugunya, kuko ikintu ashira avuga ngo uzihana runaka ari kureba, azakoreza no kuja gusenga, ariko ntuzabyatura kuko uzaba ufite ikintu cubitse mu mutima wawe ndashaka kugaragaza. None n'uzabibona nawe ntazabivuga, kuko no kuvuga icyo gihe uwo nguye amaje kugwa muri icyo cyaha ahindurirwa imyenda. Yahura n'umuntu akamabitano, mbese ahora kuri sitiri kugira ngo azabone uko agusha abandi bagenzi be. Zifatira ku mukobwa runaka arambara bagiye kugira ngo nawe niyifuza kuba nkawe, nawe azakurure icyaha kuri we. Niyo mpamvu agenda asumbanisha abantu, bakanakuza bagenda bagira ute bakurikirana kunyurwa n'uko bari. Ikindi rero atwereka itorero ryo muri iyi minsi, kuko umuntu muri kubireba neza akapangiramo nk'ishari, akapangiramo nk'inzangano, akavuga ngo ubari bose kubabona Imana ntayo bagira, kuko icyambere ntibanzi
ikindi ntibazi uwabahamagaye, ikindi ntibamenye iyo baje, niyo bavuye ubwabo ntibahazi bo ubwabo. Gutyo noneho iyo tumaze kwiga ubwo ahita ashyiraho itsinda. Nk'ubu nkanje nagendanaga 4,000 by'abazimu ko nibo baransizeho. Noneho rimwe baje kumpima, baza kunyohereza hari igiterane cya ADEPR cyari cyabereye Karwasi. Ubwo baba bavuze ngo ninje baje kureba ko ndabishobora. Ubwo iyo niyo misiyo yawe ya mbere? Niyo misiyo ya mbere baba bampaye. Ariko banyereka mapu yacu ukuntu bizaba bimeze, ariko ntibanyereka ko ndi butsindwe, ko nabwo abaziri buhagwa. Baravuze tugende, urahagarara aha n'aha, nurangiza urabona ko ari agakoko kari guhimbaza, ukitegereze neza, uraza utubwire icyo wakabonye. Ariko ntibanyereka imbaraga ziri inyuma z'ibyo bambwiye. Kucyo gihe cyari kiraba ku Cyumweru, nza kuwa Gatanu ndara muri iyo miryango nyine batubwiye baje gufata amafaranga, tugenda karaba njayo. Kandi iyo miryango uyizi? Uyizi. None ubu bazi kuko baza. Bo ntibaba bakuzi? Barakubona. Ubwo kubera ko mwese muba muri censi, kuvuga ngo uri muri gusuhuzanya gutya, niko umuntu avuga ngo Yesu ashimwe n'ingahimbaza, ko ni insuhuzo yabo. Icyo gihe naraje ari hateranye nk'ibihumbi 2,000, ariko ari mu muntu muri mu mwuka w'Imana. Ndaza imba muzitayeho arakemeye, ijana riba rirapfuye. Mbona nanjye ndahagwa, nigira hirya ho gato. Ubwo uwo mukobwa yari ari kuririmba, bamuhaye mikorofone, yararirimbye, ariko nasubijeho nk'Ibihumbi 500 gusa. Icyo gihe niho numvise inkoni, icyo gihe bankubise inkoni 300. Bari kubati kuki wagiye hariya, niho twakohereje. Baranyigurunzuka, ariko niho bari banyohereje. Kuko ni ukuvuga ngo iyo abazimu bapfuye, iyo ukigerayo ni nko kubona zino modoka zipakurura zimena umucanga nangwa garaviye. Niko nabyo ugikerayo hari uhita uhagarara, waza kubona ukabona ibintu bacitse amaguru, nta mitwe, ntaki. Nuko ubwo 300 mpita nzisinyirwa, no kugenda ari bakagukubita bakikura. Ubwo rwa ngo ufata n'iminsi yo kumara kuzwara izo nkoni, ariko byarangiza bakazana amaraso iyo wakomeretse, ubundi bakugireho amaraso. Dusanga rero kuko nje Imana agiriye ubuntu, Imana iciraho abandi bataje. Nje yansize kuri tere, ahantu mbibonesha amaso nkabyumvisha amatwi, rimwe nkabikozaho n'ibiganza. Rero hari igihe bavuga ngo shitani ngaraziritse, ngo bamuzirikishije ngo iminyururu, ariko nuko abyiyumva mu myumvirire. Ikintu adashinzwe ni ukugira ngo ahengeze hano mu isi y'abazima, bo nta burenganzira afite kugira ngo ntago yazamuka. Warakingiranye nk'uko Yesu nawe yibereye mu ijuru, turamusenga tukagira ute, ariko ntago amanuka ngo abane natwe, tumubonera mu bikorwa. Kuko aho hantu twabaga twicaye nyine, yicaye nk'hariya n'abahomogadi benyine, nako tukicara nk'ino agatanga amabwiriza. Ubu wamubonye amaso ku maso? Ni amaso ku maso. Muhuye wamumenya turiya ni shitani? Kireka umuntu agiye rero mu nzira wamumenya, kireka umuntu ageze nyine muri uwo bwatsi bwe, ariko nabwo kugira ngo uzagereyo sinzi, ntabwo byoroshye. Kuko we afata abantu batoranyijwe, abazagira umumaro, abo nibo bamwegereza, ubundi yarangiza kubiyegereza akabaha amategeko yo kucegera. Icyo gihe rero byamaje kugera gutyo, banjana ku muriro. Aravuga icyo gihe twaranye abantu 1,001, aravuga ngo ushaka kunkorera abikora ashizemo umwe, ushaka kunkorera ankorera bikunze. Aravuga ati paradizo yacu ni iriya mureba, iryo juru ryo ntago turizi. Paradizo ubwo ni iki? Ni umuriro.
wa muriro wicara gucanya haba harimo abantu bari kwabira ntabwo wigereyeho rwose imbona nk'ubu bagiye kutwereka kugira ngo tubikore tubisizemo iki umwete aravuga ati icya mbere ntacyo mpfana na Yesu nta n'icyo tuzigera dupfana ni umugome ariko mbona wabaza ngo ni umugome ati kuko ibintu biba bigaragara aravuga ati mwewe mwaje gukora nta butunzi nzabaha nzabagaburira icyo nzabahemba ni ukugira ngo muzabane nanje gusa ariko atwereka uwo muriro uri kwa arimo tuzabanamo kandi tugomba gukoma amashyi tubikunze kandi dukoma amashyi tuba tuti ntabwo nuko nta kundi muri benshi twari turi abantu 1,000 aravuga ati ba bandi bayobye nabo bazadusangayo kuko hari ameze nk'abazi ngo bari ku mana yabo ariko si bo bari iwanje ariko abo bose buzuye ubujiji ntago bazi iyo bava n'iyo baje ubwo twamazeyo nk'isaha ubwo barikazana abantu uvuga Yesu bakajugunyayo ni benshi baba bari kwabira ariko nabwo ni ikintu ni hanini urebye ni hanini cyane ko bishobora kuva hano bikagera nira hakurya ariko bamwe muri hejuru abandi bameze nk'abari hasi bari gusha basha bari kwabira bamwe bahindutse ibikara bahananirwa kugwa